Ikindi gusa murabona ukuntu nambaye, icyo nashaka kubamenyesha gusa, Goma iraramuka ifashwe na M23 ndahita njya kuba guverineri wa Nord Kivu. Ngewe murabona ke avamo guverineri rwose utanga n'ibitekerezo ku baturage, ubundi nze tubayobore. Gusa kunsengera nanjye ndisengera, ubwo se nabasaba iki? Kunsengera nta nusengera umuntu, buri wese arisengera ku giti cye. Gusa icyo nabasaba gusa, wenda wansapotinga ukama kudufaranga wenda nibwo bufasha nabasa. Nawe inkunga y'amasengesho yo genzi ko nta muntu usengera mugenzi we, buri wese arisengera ku giti cye. Urabona nambaye ikoti contre cravate, gusa muri iyi minsi niko mugiye mumbona by'umwihariko kuri Yawe TV, muzajya munsanga buri munsi ndi ku koti, niyo system nabahinduriye kuri Yawe. Yes, reka nongere mbasuze kandi mbahereze ikaze, nkubwire ngo umeze gute aho uherereye hose. Iyi ni Yawe TV nk'ibisanzwe, ndagira ngo twakire umutumirwa wacu musanzwe muzi, ngira ngo hano ni mu rugo, ariko ntibimubuza ko abanza akabiyibutsa ubundi tukaganira tuzuranye. Tugwaye ikaze. Yawe TV twari duherukanye kera, hari hashize igihe nagaragara kuri kamera za Yawe TV, ariko uyu munsi twagarutse turi bashyashya. Icyo tubasaba gusa ni subscribe, comment, share nk'uko byari bisanzwe, nubwo twari twaraparitseho gato, ariko twagarutse turi bashya. Ngira ngo uravuze ngo twagarutse turi bashya, ariko biranagaragara ko n'ubundi waje mu isura nshya. Tutumaniyeri bimeze bite? Ikindi gusa murabona ukuntu nambaye, icyo nashaka kubamenyesha gusa, Goma iraramuka ifashwe na M23 ndahita njya kuba guverineri wa Nord Kivu. Ngewe murabona ke avamo guverineri rwose utanga n'ibitekerezo ku baturage, ubundi nze tubayobore. Ariko yaka ubwo baye guverineri n'iki kintu cya biro bahita ukora? Oya, ikintu gusa nakora mbaye guverineri hariya Nord Kivu, ikintu nakora ni abaturage rwose ba Nord Kivu bakongera bagasubirana agaciro, kuko ubu nta gaciro bafite. Bamwe baricwa, abandi bakuye mu byabo. Urabona Kongo rwose Nord Kivu Gisegeta yizambaguje nk'umuntu abaturage batoye bazi yuko wenda agiye guhindura ibintu hariya Kongo ikaba nzima, ahubwo none Kongo yayisubije ibubisi. Umva rero mugize amahirwe M23 igafata Nord Kivu rwose, naza ngewe akamwana nkababera kuri guverineri, nkababera guverineri kandi nkabageza kuri byinshi Gisegeti yananiwe. Ese yakahora avuga ati M23 nifata Goma, kandi wowe uyicariye hano, kuki utagira nawe ngo ugire uruhare mu kubifata bure undi bone kuba guverineri? Ngiye kuvuga ngo nicariye hano, ariko narakuze. Murabizi ko narashwe akaguru, abo twabanye muri RCD barabizi, abo twabanye muri CNDP barabizi. Ngewe akazi nakoze karahagije, kuko ninjiye hariya 2000 ngarukije bundi 2011. Urumva imyaka hafi 10 nakoze kandi nakoreye icyama. Bariya ba Bravo Favor Fande Makingu uyoboye M23 twarabanye muri RCD, tubana muri CNDP. Urumva rero kugenda nukunyakira nk'umusirikare wabo, kuba guverineri rero ndumva ntacyo byabintwaye, naza nkabazunguza rwose. Ubundi yakavuyemo hariya afitiye ranka? Ndi navuye hariya ndi suretena, ko dufite CNDP tuvanga n'ingabo za Kabila, Joseph Kabila, bahise banyambuka suretena twinjira muri guverinema, kuko navuye muri CNDP ndi chef tanambara suretena tumaze kuvanga n'ingabo za leta. Nuvuga ngo natashye ndi suretena, ko abo twabanaga ubu ngubu abenshi ni ba majoro. Una uri majoro Major Yakamwana. Ndaje mwana, reka nsoze ikiganiro ndahitanze. Twatangiye iminota 15
kenze urumva ngewe Kongo rwose ni mu rugo, ni iwacu, narakoze cyane kugenda ngewe mpita nsubira mu kazi ni ibintu byoroshye cyane. Yes, mwamushire ni Afande Yakamwana mu isura nshya, murabona ko rwose abire no kuba guverineri wa Nord Kivu Yakamwana rwose. Ejo cyangwa ejo bundi mwumvishe yuko mu gitondo tariki 14 Kanyabayonga yavuye. Kanyabayonga ubungu biri mu maboko ya M23. Ministry Force rero iri kwa advancinga neza, ni ukuvuga ngo FRDC rwose ntago bari guhagarara. Ubungubu ni ukubakomera gusa, nta n'isasu turashe. Gomayo rwose, Gomayo isakusa bazikuramo, bazafata urugendo bigendere nuko nta n'inzira bafite, kereka niburira indege nangwa se bagafata ubwato berekeza Sud Kivu. Naho Gomayo isaha n'isaha muneza sicya sirisha tumbi shanguka kabisa. Yes, ni Yakamwana, iyi ni Yawe TV. Yakamwana ngira ngo wenda ibyo ngibyo karagaciyemo, ariko reka twiganire mu buzima busanzwe. Uyu munsi urabona ko wahinduye ruko kandi biranakubera umeze neza. Urabona nambaye ikoti contre cravate, gusa muri iyi minsi niko mugiye mumbona by'umwihariko kuri Yawe TV, muzajya munsanga buri munsi ndi ku koti. Niyo system nabahinduriye kuri Yawe. Abantu bashobora kugira amatsiko, umuntu ubona Yakamwana akamubona kuri kamera, akamubona mu biganiro bitandukanye, atandukanye na Yakamwana mu buzima busanzwe. Hari abantu banzi mu biganiro bigiye bitandukanye bitewe n'abantu dukorana nabo iyi showbiz. Hari abantu ntabwo duhuje imyumvire, nta nubwo duhuje imitekerereze. Hari abantu baza bavuga ibintu biterekeranye. Hari abakobwa mu mazi iminsi mumbonana nabo kuri Kigali Magazine, witwa Aisha n'uwo bita Jackie, n'undi muntu bita ngo niba ari Satani. Bari abantu rwose nge ntabwo nyifuza rwose guhura nabo kubera amagambo bavugira kuri social media y'urukozasoni yo gutukana, kuko abafana ngewe mfite ntabwo bakinyemerera biriya bintu. Abenshi bashaka amagambo afite discipline, magambo yo kuvuga ibintu by'ibishego rwose. Nge mbwira n'abanyamakuru b'aba YouTubers rwose mumbabarire nujya kumuza n'uramuntu, kuko nanjye hari igihe umuza n'umuntu nkuriya ngashiduka nanjye nagiye mu murongo we kandi narindi mu murongo yararimo, ugasanga rwose muri kunjagaraza abafana mfite rwose biriya bintu ntago babikunda cyane. Ikindi aba YouTubers bakunda kunkoresha nasinze, mbabariraho ukagira Imana we unkoreshe narajya mu kariro, ko ari igihe nanjye njya mu kariro nkavuga ibintu biterekeranye bigenda binyicira izina. Mumbabarire kabisa mugabanye. Uyu munsi uri soba, abantu bakumenye kubera utuntu tugiye dutandukanye bagiye uvuga udusekeje, twaje ugasanga turimo turatrendinga ahantu hatandukanye. Uyu munsi uri soba, ubu nta kandi wazana ukavuga ati aka kantu ni aka Yakamwana. Ntago ndabataya, ntago ndabaredi, nta kintu nabateguriye uyu munsi, ariko mu minsi iri imbere bizajya bigenda biza buhoro buhoro, kuko biriya birizana nta n'umenya uko bije. Sundi yake ibintu wagiye uvuga bigatrendinga, waga ari ibintu wateguye cyangwa just uravuga ukubona ejo ugahura nabyo biri kugenda ku muhanda? Ni seriye ngewe, hari igihe mvuga ikintu rwose ugasanga cyateredinze abantu bagikunze, ariko ntago nateguye ko nitwandika. Wenda ari sinema ushobora kuvuga abantu nako kagatrendinga, ariko urabizi nuza comedy cyangwa se filime ibintu biba byanditse, script ziba zanditswe. Ariko interview gutya ari gihe uvugamo akantu kagenda kagatwika, nka kariya Kanyombya yigeze kunuka ngo madafaka fadafaka, karagenda karatwika no muri Amerika. Ese niwe yabwiraga? Ninjye yabwiraga ngo madafaka fadafaka nyoko faka ibintu nk'ibyo. Wowe musubije ngo iki cyo gihe se? Musubije ngo iki? Ngewe nahise nanjye mutuka muringararira aho ngaho, Kanyombya nawe yasinze nyine biri aho ngaho, karagenda karatreding. Ariko biriya birizana bizira mu kiganiro ntawamenye aho biturutse.
Yakamana. Ariko umaze gira ngo uri mu bantu batinze kuri social media kandi ugasanga hit nta gitirangira nk'uko dukunze kwibona hano. Wowe ibanga wakoresheje n'irihe? Mbongewe nabanga nakoresheje uretse ko nyine bigenda bigabanyuka, uretse ko gusa iyo wubatse izina ryo naranabyubatse, kuvuga ngo ngewe ngo nzava kuri hiti cyangwa se ngende nzime keretse narwaye cyangwa napfuye. Naho kuvuga ngo ngewe ngo nzazima, kuzima kwanjye ntabwo biri hafi aho kuko izina nararyubatse. Ubundi ku rwego rwa Bakanyombya, Banzovu, bari bamaze igihe muri entertainment. Ko izina ubu ngubu nsigaye mfite kuvuga ngo ngiye nzazima rwose biri aho ngaho. Mwibagirwe, forget, mwibagirwe mwebwe mushaka kuzanzimya cyangwa se babyifuza. N'abayago baragerageje, yagora aho ngaho ngo yaka ngo nimurekura ngo azazima. Ntabwo ari Yago TV show, ntabwo ariyo channel iri mu Rwanda yonyine. Wowe ndetse ntabwo channel zabaye nyinshi, zabaye zagara. Ntabwo rero ari wowe wanzima. Ariko hari abagiye baza nyuma yanyu kugeza ngubu bamaze kujya hejuru yanyu bari ku rundi rwego. Urateganya iki kugira nawe wongere usubire ku rwego nk'urwo bagezeho? Urwego uvuga ni amafaranga niki? Urwego wenda waba uri kuvuga ni amafaranga wenda bagezeho, babonye amafaranga bazamutse nk'abari abayago nyine. Yago sinasanze agenda ku kamoto nawe atega nk'abandi, ariko bo bafite imodoka. N'abandi benshi twakoranye ubu ngubu bafite amamodoka barahari benshi. Wenda ibyo wavuga gusa urwego bagezeho ni ku rwego rw'amafaranga. Wenda ngewe ku mafaranga ntabwo nazamutse paske nabuze ubushobozi, nabuze intangiriro, nabuze fondasiyo. Naho ubundi nza kugira fondasiyo cyangwa se nkagira ubufasha runaka, nkagira umuntu unsapotinga, nanjye mba ndi ku rwego nk'urwabo. Ariko gusa izina ryo ndarifite, nararyubatse. Kankuvugishe mu kanya umusaza. Oya ntabwo turi kumwe. Oya Veni. Ariko ubu nashakishwa n'abantu benshi rero mugani wawe izina wararyubatse. Ni excellage baba nshaka ari benshi. Ngewe uri kuvuga rero ngo wanzimya, ngewe njya kubyuka mu gitondo channel ziri kumamagara ari nyinshi cyane, bose bankeneye, haba muri comedy ziye zitandukanye. Urumva rero kunzimya ngewe ntago byakorohera. Wa mugani wa His Excellency ni ujye uvuga ngo biciye mu zihe nzira se? Nanjye niko bimeze, nta nzira za demokarasi se, fight se iki se? Aho wanyura you can't cross. Yakaragira ati ntacyo wakora ngo uzimye Yakamwana. Ariko yakanyira ngo burya abantu babakuzi bakakubona gutya kuri social media, ariko nta muntu uzi ngo yakakubona imbere yo kumenyekana yari arihe cyangwa se niki cyatumye amenyekana? Ngiye ikintu cyatumye umenyekana, nabaga mu nkambi y'impunzi, hariya inkambi ya Gihembe. Hari utuvideo nakundaga gukora nyine nisindiye nanyweye urwagwa, abantu bakamfata utuvideo dutoya kuri telefone. Dekati nawe akadushyiraho. Dushyizeho umuntu bita Maniburi, umunyamakuru wa Excellage, niwe wari no kumamagara. Niwe muntu wangezeho bwa mbere mu nkambi. Niwe muntu wa mbere wanunze kamera. Dukorana interview bwa mbere, araza abakubitanye na Mabujasiya, abagiriye inama se aravuga turi muntu nabonye rwose akunzwe, umufasha ukamurekupera wamubyaza umusaruro. Asiya ahita aza kundeba nawe mu nkamba azanye na Manibo, dukorana interview ya mbere muri igihe corona yatangiraga. Asiya ahita atekinika uburyo namusanga i Kigali. Icyo gihe wadojinze ari no kudojinga. Hariya niba ari Gaseke, niba ari hari polisi iteye ubwoba ko hari muri covid, na dojinga rumva ndojinga barriere. Birangira ngeze i Kigali nsanga Asiya hano i Kigali, nkiyagera itatangira filime Gatarina ako kanya. Nk'abantu batumira iryo jambo kudojinga bisobanuye iki? Kudojinga nuku deboruda, kuvuga ngo niba wenda hano
ushaka wenda tuvuge ushaka kuza nk'i Kigali ukadoginga ukanyura inyuma ugaca mu misozi ukazenguruka utanyuze kuri bariyeri, cyangwa se tuvuge wenda bariyeri nk'ukuntu mbere yabaga hari ku giti cy'inyoni ukayidoginga rero ukayica inyuma ukagwa i Kigali utanyuze kuri bariyeri, nibyo bita kudoginga. uradoginze no kwa mabuja si ati ngo ba no kwa mabuja si ako kanya namusanze hano i Gikondo ahita atangira filime Gatarina. Ubwo filime Gatarina mbanyinjiyemo gutyo nayitangiriye kwa Siya, ubwo Siya nyine ahita mbika mbiwe mu rugo bana yajyaga no kumpisha kwari igenda byibuka. Hari igihe abanyamakuru banshakaga ari benshi, Asiya aravuga ati noneho yakaho bigeze ngiye kuguhisha iwacu mu rugo, anjyana iwabo i Kabuga ajya kumpishayo, ariwe bitewe n'icupa kuko njye nageze i Kigali mfite ihahamuka ry'inzoga, nakundaga inzoga kurusha n'ibindi byose. Urumva ngeze kwa Siya rero bana agafaranga gatangiye kuboneka, ntangiye kujya nigurira mitsingi naranywaga urwagwa rwa 300. Ubwo ntangira kuzamuka gutyo nza kuva kwa Siya dupfuye nyine ubusinzi n'iki, njya kuwitwaga Vidi Frank, murabizi uriya wapfuye ejo bundi. Dukomeza gutyo ntangira kuzamuka gutyo nkora kuri channel nyinshi zigiye zitandukanye. Icyo gihe ni za 2020 bana nkunzwe ndi kuri hit channel yawe muranayizi, nkora ubukwe na Keza murabizi bana, byari birebire nuko nazamutse muri make. hari abantu benshi bagiye gushinja yaka agacupa ubona ko atazarangiza kariyeri yawe. Agacupa ni ikibazo gikomeye kuko ngewe iyi social media turiho abamwe inzoga cyane, kandi nta kazi dukora buriya utashyizemo akantu ntabwo abantu babyumva kimwe. Nta nubwo njyari n'ahantu ngera rwose umuntu akambwira ati yakura konje cyane baguha agacupa, noneho twebwe n'inzoga inyinshi tuzinywera ubu. Hari n'umuntu ugiye unamamagara avuga ati mbabaruze dusangire uryoshya inzoga. Urumva rero tudashyizemo wa mugani controle izi nzoga rwose zazatwangiza kuko Kigali inzoga zirahari kabisa, kandi twebwe turi n'abasitari, nta kabari nagiramo ngo mbure umuntu ugurira icupa. wavuze ngo abagukoresha wasinze abagera kugukoresha karushobora gusanga akenshi muhura nabo wasinze. Nk'ingamba ufite bati noneho kugira ngo akazi kagende neza ngabanye n'icupa uhumva riziye. Mbo kugabanya icupa ntabwo byoroshye, ntabwo bitworera nkatwe abasitari rwose biragoye. Hari n'igihe noneho nkanjye banze nkuko nkunda agacupa, akaba hari umuntu wenda ugiye kugwa nk'akaraka ka comedy, script y'umuntu uri buze kuba yasinze akaba ari wowe bayihereza, kandi biba bisaba ko uyakitinga wasinze koko. Urumva rero biba bigoye kabisa. Niki kintu ubona wagiye uhura nacyo cyangwa ikintu nyine wenda kuba hari nk'amahirwe wabuze kubera ko wanyoye ni nka yahe? Menshi cyane amahirwe nabuze kubera ubusinzi ni menshi. Hari ibiraka nagiye mbona kubera ubusinzi bikagenda bifailinga, nangiye kwamaza Phoenix biranga kubera icupa. Nuza Skol yari yahamagaye Asiya giye kubona ikiraka kuri Skol, nanjye mba ndi kubyapa nk'abandi bose nk'aba basibiri kuko mubona kubyapa n'abandi, bikagenda bifailinga bitewe n'agacupa. Muza amahirwe yigeze kunshika ngiye kujya muri Amerika, ndasinda ndwana n'abayobozi bayiwe, byose byaturutse ku cupa. Ni ukuvuga ibintu ngewe byagiye binca mu maso, amahirwe menshi nagiye mbura akenshi yagiye aterwa n'ubusinzi ku cupa kabisa. Ukimara kubona ayo mahirwe yose agiye gucika kandi y'ingenzi kandi ugikeneye n'ubundi wayakira wayaprofita, kuki utareka ako gacupa ngo ubuzima bukomeze neza? Mba kureka agacupa ntabwo byoroshye, nanjye nifuza kukareka ariko akenshi biragoye kabisa. Ntabwo ari ibintu byo kuvuga ngo wabikora ako kanya, keretse Imana hari. Ko ngiye kera nanywaga n'urumogi, ariko uburyo naruretse nanjye ntabwo nzi ngo uburyo naruretse byagenze gute. Ni ibintu byaje mbona urumogi ndaruretse burundu. Yaka umuntu ukorewe uyu mwanya
noneho wanyoye urumogi wabaga umeze ute? Iyo wabaga wasomye ku kamogi wabaga umeze ute? ahubwo ngewe nanyweye n'urumogi ntabwo nshobora no kuvuga, mba nigunje nabaye nk'inkoko yaguye mu mazi, ibitekerezo biri kure, nageze kure kabisa, sinshobora no kuvuga. waje tukigera gusenga tukira ko izo nzoga wazireka? Gusenga rero, gusenga ni byiza ndanabikunda, ariko nyine bizaterwa n'igihe, buri gihe kiragera ugasenga ukanakizwa nyabyo, ni uko ari igihe kitaragera. Abadukurikiye harimo abakozi b'Imana, harimo abakristo bagiye batandukanye, n'iki wabasaba kugira ngo wenda ureke ayo mahirwe wagiye utakaza ayakongera kuza imbere yawe none utayabara kubera ko wasomye kuri Kamanyinya? Gusa kunsengera nanjye ndisengera, ubwo se nabasaba iki? Kunsengera se, kunsengera nta n'usengera umuntu, buri wese arisengera ku giti cye. Gusa icyo nabasaba gusa, wenda uwansapotinga ukama kudufaranga wenda nibwo bufasha nabasaba. Nawe inkunga y'amasengesho yo ngenzi ko nta muntu usengera mugenzi we, buri wese arisengera ku giti cye. Hari igihe umuntu usanga avuga ngo yaka ko yikundira agacupa, ese nindamuka muhaye ayo mafaranga ntari buze kwigira mu gacupa, ugasanga birangiye noneho tunamubuze burundu. Nubwo nakanywa agacupa, iyo uhaye umuntu uba ukoze igikorwa cyawe kandi Imana iba yavivuye ibyo wakoze, ntabwo ari ngombwa ngo umpe nurangiza ngo untegeke n'ibyo ndi bukoresha amafaranga. None se wampa amafaranga ukambuza kurya akanyama cyangwa se ngo ndye icyo nshaka? Gusa iyo uhaye umuntu ukoreye umugisha wawe, Imana ikagushimira ibyo wakoze, naho umuntu we ntiyabona ibyo agushimira. Tukiri aho ngaho, wenda uwashaka kuguhereza wenda iyo nkunga ubundi yakubona gute? Telefone uracyayigira? Telefone ndahari rwose, nimero irahari, muranyibabwira ni 0789910304. Ushaka rwose wankira ku gafanta kabisa nakangeraho neza cyane. Uri mu bantu bagiye bagira abakunzi bagiye batandukanye, rimwe rimwe kubera ubuzima umuntu aba arimo ugasanga bagiye bamwe bakuvaho, abana bagati yaka ni umusazi, abandi yaka ni umusinzi, ariko wavuze ko ufite ingamba zo kuba guverineri. Niho ibintu bigiye guhinduka? Ibintu bishobora guhinduka rwose, ngasubira muri Kongo nabaye na guverineri, nabona n'ikindi nkora, nshobora no gusubira mu kazi, kuba ngo akaguru karakize, ngasubira mu gisirikare nkayobora abasirikare, kuko ngewe navuye muri Kongo mfite ipeti rya suretena, nshobora kuba na osi cyangwa se nk'abatwaye isi osi, cyangwa se nkaba mashoro, nkaba nayobora na bataliyani nkayiyobora, kandi nkayiyobora neza. Ubona wabishobora? Kubera iki se ntashobora bataliyani? Nuse bisaba iki? Si itegeko se? Igisirikare kuyobora nta n'ibigoye birimo, ni itegeko. Sikare ni itegeko, ntabwo ari ugusaba cyangwa se guhendahenda, ni itegeko. Uzana ibintu byo kunaniya ni ukugufunga. Mbese nuko wayobora ugiye kuba nka Idi Amin? Kubuye nta gisirikare, ntabwo ari igipadiri, ntabwo ari kuyobora ADPR, nta byo kuguhendahenda, ni oda. Oda ni oda. Oda siyo mahombi, itegeko urangwa ari ugusaba. Oda siyo mahombi, barabiza babaye abasirikare. Niba nunyura hanyura, niba wanze ngo ufunge nureba nabi nanagufoninge, cucuma we ngusibe ku karita y'isi. ugiye kuyobora nka itirere? Niko bimeze, igisirikare nta mikino ibamo. Ngewe niho nkubwiye nyura hanyure, nushaka kunanirana ngo ufunge, nuza n'ubutani burenze ngo ufoninge, tugusigaho ngaho dukomeze. Yaka wenda reka tugana ku musozo, umuntu ashaka kuvuga ngo Yaka igihe amaze afite hiti, yamaze mu Rwanda arimo arakora ibintu by'ibihugu, ageze hehe? Ndaje ndasoje. Marimo nkubaza wenda nk'icyo ukesha iyi hiti wagiye ugira,
icyo yakugejejeho ni ibiki? mbo ikintu yangijejeho yatumye menyekana ituma mbi Kigali, kuko ubu ngewe mbarirwa Mahama mu nkambi, sinyiba mu nkambi mbi Kigali. Naramenyekanye, abadiaspora sinamara ibyumweru 2 nta mu diaspora nkubise $1 100 senkani. Urumva ni ukuvuga ngo iyi hit nitumye nanjye mbi Kigali mu murwa mukuru w'igihugu cy'u Rwanda. Icyo bivuga ngo iyi social media rwose yatumye menyekana, yanampinduriye ubuzima, ko ntabwo ari ukuntu nari mbayeho mu nkambi. No kurya urabizi impunzi biba bigoye, n'imibereho yo mu nkambi rwose ntabwo aba ari imibereho myiza, ariko ibyo birindi i Kigali ndarya agacupa kakabonekera igihe, nubwo nta birenze mfite birenze, ariko nanjye ndi mu mujyi wa Kigali, ntabwo nkiba mu ntara. Se ujya wibuka abo wasize hirya mu nkambi? Mbo ndabibuka, nuko abenshi gusa bamaze gufata rutemikirere berekeye USA. Ibya USA bisa n'ibyakwamye, ariko Sanemediri hose barapfa. Hari n'abagiyeyo bagizo bahura n'impanuka zigiye zitandukanye barapfa, ariko ngenda cyariho no kubona Imana yaratumye nagenda, wenda hari ibyo yandinze. Hari n'igenda ari kugerayo imodoka ikanyica nangwa se bakandasa, ku kintu kibica akenshi hariya ni impanuka z'imodoka, iyo utagonze barakugonga. Reka tugushimire rero ko witabiriye ubutumire bwo kuri Yawe TV, kandi nzi ko atari ubwa nyuma, tugiye tubana kenshi. Sana murakoze cyane. N'iki wabwira abakunzi bawe, abafana bawe, by'umwihariko n'abakurikiye Yawe TV ariko bagukunda? Bo icyo nabwira abafana banjye gusa no gukomeza rwose, ahantu mubonye video yanjye mugasharinga nako ka subscribe kaba gakenewe, na comment n'iki bintu nk'ibyo. Murakoze cyane. Yes yakamwana ni nuko asoza ikiganiro, akaba aragiye yitwa Gouverneur.